ni ugushimira nyine, kuko ubuzima turimo uko bwaba buri kose tubukesha ubuntu bw'Imana. Bakristo bavandimwe banyamutima, nyuma yo guhimbaza umunsi mukuru wa Pentekoste kuri iki cyumweru cya none, Kiliziya irahimbaza umunsi mukuru w'ubutatu butagatifu, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Imana imwe rukumbi. Ukunda kuvuga ko ari iyobera ritagatifu. Iyobera ritagatifu nyine ni ibyo umuntu adashobora kwisobanurira ubwe. Iyobera ni ukuvuga ko bidashoboka kubusobanura, ndavuga ubutatu butagatifu ugendeye ku bwenge bwa muntu. Ubwo Mutagatifu Agusitini yari mu bushakashatsi bwo kumenya no gusobanukirwa n'ubutatu butagatifu ubwo ari bwo, umunsi umwe ngo yafashe urugendo yerekeza ku nyanja. Ageze hafi y'inyanja, Mutagatifu Agusitini yahasanze umwana mutoya yarimo acukura umwobo mu mucanga, yarimo avomesha ikiyiko amazi y'inyanja ayasuka muri ako kobo yacukuye. Agusitini aramwitegereza, aramusuhuza, amubaza ibyo arimo. Umwana yaramusubije ati, ndashaka kuvoma amazi y'iyi nyanja uruzi nkayashyira muri aka kobo nacukuye. Agusitini abwira umwana ati, ibyo ukora ntabwo bishoboka. Umwana nawe arongera ati, niko kubivuza ukuri ntibishoboka, ariko amazi y'inyanja uruzi nari kuzayarangiriza muri aka kobo mbere y'uko nawe ubwawe usobanukirwa n'amayobera y'ubutatu butagatifu. Uwo mwana bavuga ko yari umumarayika, ubwo yashakaga kumwereka ko ibyarimo ashakisha kumenya ahereye ku bwenge bwa muntu nawe bidashoboka. Bakristo bavandimwe banyamutima, iby'Imana ntabwo byoroshye kubisobanukirwa n'ubwenge bwacu, ariko tumurikiwe n'ukwemera konyine. Ibyo tudasobanukiwe n'ubwenge bwa muntu, ibyanditswe bitagatifu birabidusobanurira. Imana duhimbaza kuri uyu munsi wa none ni Imana nyir'ubuzima, ni Imana rukundo. Ubutatu butagatifu ni Imana imwe rukumbi itwigaragariza ku buryo butatu butandukanye, mu bapersona batatu. Buri mupersona afite ubutumwa bwe bwihariye, ariko ntawe ushobora kurangiza ubwo butumwa atunze ubumwe n'abandi bapersona. Ubutatu butagatifu umuntu yabugereranya duhereye ku bigereranyo, nk'uko Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo. Dufatiye ku muntu, twabugereranya n'umuntu nyine udashobora kubaho adafite umubiri, adahumeka cyangwa se atavuga. Umubiri, umwuka, ijwi ni ibintu bitatu byuzuzanya kugira ngo umuntu muzima, umuntu nyamuntu abeho. Umuntu nyamuntu ni uko tumubona ahagaze kandi akavuga, ariko kugira ngo avuge ni uko bahumeka. Ntabwo yahumeka nta mubiri yambaye. Nanone dufatiye ku bigereranyo dukoresha muri liturujia,
ubutatu butagatifu umuntu yabugereranya n'itara rya pasika. Itara rya pasika naryo ridushushanyiriza ubutatu butagatifu. Hari ibishashara by'inzuki, hari urudodo ndetse n'ururimi rw'umuriro, nabyo kugira ngo itara rituboneshereze ritumurikire, nuko ibyo byose uko ari bitatu biba biriho kandi bikuzuzanya. Bakristo bavandimwe banyamutima, guhimbaza umunsi mukuru w'ubutatu butagatifu ni ukwibuka no kuzirikana ku rukundo rw'Imana Data yaturemye twese mu ishusho ryayo. Imana Data niyo muremyi wa byose, niwe waturemye, niwe soko y'ubuzima bwa buri wese, ikaba n'iherezo ryabo. Ntabwo Yezu yaturemye, ntabwo Roho Mutagatifu yaturemye, ariko Imana Data ituremye yari yunze ubumwe na Yezu Kristo umwana we, kuko Jambo yariho kandi Jambo yari Imana, nk'uko Yohana bitubwira, n'ibyaremwe byose yabikesha kubaho. Naho Roho Mutagatifu we ngo na mbere y'uko isi ibaho yaririmbaga hejuru y'amazi, ndetse n'isomo rya mbere twasomeye ryabitubwiye. Guhimbaza ubutatu butagatifu ni uguhimbaza urukundo rw'Imana rw'indengakamere Yezu yakunze abantu, akagira ubwo atwitangira twese ku musaraba. Ntabwo twitangiwe n'Imana Data, ntabwo twitangiwe n'Imana Roho Mutagatifu, ariko Yezu atwitangira yari yunze ubumwe n'Imana Data, Imana Se, ndetse n'imbaraga n'ububasha abihabwa na Roho Mutagatifu. Bakristo bavandimwe, ni umunsi kandi wo guhimbaza Imana Roho Mutagatifu, idahwema gusendereza mu mitima yacu ibyiza by'Imana. Ni Roho Mutagatifu utuyobora mu rugendo rwacu, akaduhumuriza kandi akadukomeza mu bigeragezo bitandukanye. Roho Mutagatifu ni umuhoza, akaba n'umuvugizi w'abemera bose, aduha guhagarara gitwari, tukishimira ibigeragezo nk'uko isomo rya kabiri ryabitubwiye, ndetse tukishimira tukiratana n'imibabaro. Mu minsi yashize ubwo twahimbazaga ibihe bya Pasika, twumvise mu byakozwe n'intumwa aho intumwa zishimaga kandi zishimira Imana kubera gutotezwa, ariko ntabwo zishimiraga kubabara, ntabwo zishimiraga ko muri iyo mibabaro zihagarara gitwari, ubuhamya bagomba gutambutsa bakabutambutsa.